Liza ubundi se ubuzima n'amagara bitandukanira he? Ubuzima n'ubuzima buzima. Umva iki cyamanyaguritse. Nyine ngereka mbikubwire uko mbyumva. Ubuzima umva nkubwire. Ubuzima n'ubuzima buzima bwo kubaho. Urumva? N'amagara. Amagara nayo n'ubuzima. Nese udafite amagara waba ufite amagara nikize. Abahi. Amagara n'ubuzima. Ntaho bitandukanira. Nagomba kumura kivuga ati kandi nagisukisha amagara. None se reka amagara n'amagi. Basutse amagara waba ukiri muzima se? Nyine kuki abasizi amagara ni nka kumwe umuntu yagukubita nk'ikintu. Amagara gasoho. Ubwo amagara nayaheze. Nayo mu muntu. Tuvuga umuntu akuse ngwenda nk'ingume ku mazuru cyangwa mu gahanga kwa marasaraje. Ara niyo magara. Oya, n'amagara. N'amagara cyane hubwo. N'amagara. Barumva amagara ari nk'ukuntu muri kazi kagusyonyora. Yo munda bigasohoka barumva ari magara. Noneho hari umusore mbabari uranyibukije kanzibari. Nyagasa buretse nkubwira ukuntu byagenze. Aya nabona ari mari. Nabona ari mari. Umusore twari duturanye. Yarambaye ubusa. Umusore twari duturanye witwa Die. Yizaniye inkumi ashaka akamurika zimirira mu kabindi. Arangije ayigesheje aho ngaho ayitekera inyama. Azisiga kumbabura mu gikoni arangije ajya muri dushe gukaraba kugira ngo aze barye akamuriga ahita akazimirira mu kabindi. Ntavuye muri dushe ntagarutse asanga ipusi mu gikoni iri muri za nyama. Ahita azana rakirete ngwaje guhangana nayo ubwo akenyeye isume urumva bamaze no koga na bogisa nta bize ngo rutumva incyuro iri imbeba agikubita gutya ipusi yahise isimbuka bwa mbere ifata ku gikuta n'inzara ubwo reka nkwereke ubwo yahise isimbuka gutya ivuga ngo ibifashe ku gikuta n'inzara arongera arakubita akubise isumi birataka ipusi bibonye imbeba yewe yayitendetse mpaka yiciye uwo mugabo ko yarapfuye ntago yapfuye agiye kwa muganga baramuvura arakira yameze indi mbeba Okay, tubasuhuze nanone aho murere hose mbabaze ngo mumeze neza ntanyiranye na nyiragashinga ihembe Liza izina nyiragashinga ihembe umva ari iki umva ari ry'umuntu w'umunyamahane cyane bikabije nje mba numva nk'umuntu ushoboye kwirwanaho ahubwo uze ngo mu nka ifite imikatishinga irinde bivuze ngo izi kwirwanaho yanga ko hagira umuntu hagira nk'ibanga ngo bivuze ngo nanjye nzi kwirwanaho uri nyiragakiri gashinga ihembe nyiragashinga ihembe ubinzaniye nagushinga ihembe ubwo hanyuma Liza inka y'inkungu ni inka y'amahembe ubona inzari yihe nkunda ngewe inka y'amahembe ameze gutya nk'inyambo abasha ibi ni bikize ibihe se wayo ngo bafashe ikiroso bandi bakoresha harya ni wari master reka ni Nivea bagiye ngo bashyireho design ku rukuta ni Nivea umva ukuntu ihumura kwa mwanzoke mana wumva mu kwaha kwanjye wemba nakoresheje umuti mba narakoresheje umuti banze ukoramo nawe urigate ku ntoki zawe doreba ndahumura koko mbabarira mana mbabarira wumva bashaka imiti rero bashaka antibiotique banze umwe nukuri mbabarira wumva kwaha kwanjye harahumura pe do ni heza hate do yego mwanzoke do yewe rero harera ko ariko usaze hashize iminsi oya ntago nigeze nsara ariko ngewe mfite kuryo mu kwaha kwawe hahumura mfite imiti ku buryo mu kwaha hahumura hakaba nta ncakwaha zimera nko ku batazisha ubwo bivuze ngo no mu ngoro ngari harahumura hose mu kinyoro kwa byakuza hari na rimwe urumva mfite agahuyu mugakoni kwa nshoza mihigo mukamuri kwa nyiracunda harahumura mukamuri harahumura nzaba ndeya ndahumura we homore kisa kwa pfumagurika nukuri ko Imana ndahumura mana ntabwo nzaba ariko mana ni gute ntahumura niba ndi umugore wabyaye impanga bwa mbere bwa kabiri nkabyara umwana umwe nkaba mbarera ari batatu umukobwa watangiye kumansura ku myaka 7 ntabwo ngiye natangiye kumansura ku myaka 7 sinigeze mansura ku myaka 7 ngiye kadasumbwa narahize muzabazi Simbi Noeline twariganye ntabwo kwanza kadasumbwa nahize kadasumbwa nakoreye ikizame cya leta abantu barabizi ko aho wiga atari hukorera ntacyo Liza amakuru se ahubwo Simbi nari murenganyije Noeline twiganye aho bita Iduha mu rugo baraho
ni amahoro. Ese Liza nta mugabo harya uteganya gushaka muri iyi minsi? Ntawe nteganya gushaka. Ari hehe si ngo mushaka? Cyangwa abonetse mwashakana? Njye nimbona umugabo ufite urukundo icyo gusa, yaba amugaye, yaba afite ikihe kibazo, njye nabana nawe. Hari umugabo umusore yateretanaga n'umukobwa, umusore yateretanaga n'umukobwa kwa kundi bafiansanya. Noneho bigeze hagati umukobwa abwira umusore ati se sheri ko njye mfite umwana biruzanyemera. Umusore ati ntabwo bishoboka. Ati kubizi se hari iyo makipe abiri agiye gukina bibaho kimwe yatangirana igitego. Yesu yigendera. Ikindi gihe umuhungu n'umukobwa bateretana kwa kundi, umuhungu amaze kumuha umubyizi arekeraho, ntiyongera kumukunda, nyine arabigabanya. Umukobwa atari ko seri tutararyamana kwa nkundaga, ubu ko barabigabanyije n'ukubera iki? None se hari umuperezida wiyamamaza yatorwa akagumya kwiyamamaza? Voilà. Ikintu nta somo ririmo aho hantu ritabamo, uretse ko nanone burya ngo ahubwo uwiyamamaje agatorwa, yamaze gutorwa nibwo arushaho gukora ibikorwa byiza yasezeranije abantu. Reka nkubwire, hari igihe umuperezida yiyamamaza akanatorwa, ariko impamvu ituma akomeza kwiyamamaza nuko ababona ntabwo utowe wiyamamaza. Nk'ubu hano mu Rwanda umuperezida yiyamamaje yarangiza agatorwa n'abantu b'ikarayesi gusa, uwo muperezida yagumya kwiyamamaza. Okay, ndibaza uwo muhungu, ndakubaza, umuperezida watowe n'abantu b'ikarayesi gusa ntabwo akwiriye kugumya kwiyamamaza? Ari perezida wa karayesi ariko n'ubundi wowe yiyamamaje mu Rwanda, none se aho umuntu ari yemerewe gutora? Nyine ndibaza ari perezida nk'uko habona duwaye muri gereza, abanza wumve nk'uko bawo duwaye muri gereza, duwaye mu apana hano mu Rwanda hiyamamaje umuperezida agatorwa na karayesi yonyine, uwo muperezida ntakwiye gukomeza kwiyamamaza? Bibaho se? Kuki bitabaho? Ari perezida w'ikisi wa karayesi w'u Rwanda? Ntibibaho. Nese bibaho gute? Wowe urafata ibishyimbo ukabyitiranya n'imboga? Nese karayesi nta bantu bariyo? Hariyo abarwayi ariko ntabwo ari Abanyarwanda. Hariyo abarwayi. Hanyuma se nta baganga bariyo? Nese babayo batugayo barataha ariko naba bagenda bagiye mu kazi, ariko naba bagenda bagiye mu kazi. Nese umunsi kuri hano niho uraguma, ariko naba uri inturi. Abantu bari karayesi bararwaye, kandi barwaye n'ikibazo cyo mu mutwe. Uriya ntabwo ajya gutora kuko ntago azi neza. Rega ntabwo abantu bose bafite ikibazo bari karayesi barwaye mu mutwe. Uri n'abarwaye umutwe gusa. Ntacyo. Nese uyo ngo urwaye umutwe urumva arwaye mu kinyine. Arwaye umutwe. Akaba ari uruguma afite inyuma ha? Hehe. Akaba umusatsi uri gupfuka bitagiramo indani. Oya. Arwaye umutwe umuri. Abo ndibaza aho hacitse uti. Inde ho hacitse? Wahavuye ute wowe? Hehe. Karayesi. Ntabwo nigeze ngerayo. Nigeze no kuhaca rwose, ubu nubwo nagirayo umuntu nukuri bitari ukubeshya ntago namusura. Kubera iki? Negeze mpacana na nyogokuru ari mu gitondo nka sako. Buriya hari ukuntu abantu tuba tuvuga, urumva ngo buriya ngo umubyeyi w'umuntu aba ari umubyeyi w'umuntu, ngo ntabwo ngo yata umwana we mu mage, ngo ntibyagenda gute. Najyanye na nyogokuru yankundaga nk'inkimwe, nako nta nubwo ari nk'inkimwe, yankundaga nk'uko ahari se sinzi ukuntu urwo rukundo narwita, uko yarankunze pe. Urumva birangije rimwe tujyana gusengera kuri paruwasi ya Ndera. Hariyo ubwo Ndera hari hakiri paruwasi, hano Kanombe hataraba paruwasi. Noneho tujyanayo haje Obaridi, Imana namuhe kuruhukira mu mahoro. Obaridi yarapfuye harya yitabye Imana. Tugezeyo, tugeze mu nzira duhura n'umuntu ufite ikibazo mu mutwe. Yego. Arangije agira gutya aratuvudukana. Yari afite ikibando cya rakirete. Uzi ko nyogokuru yirutse akansiga n'akabando se? Igira hirya ariko. Uzi ko yirutse akansiga cyakora kubw'Imana uwo musazi nanjye ncaho arikomereza akomeza nyogokuru. Nyine uranyibukije ko yirutse akansiga. Nyine uhunga urupfu se haraho atirukira kuko uri gukiza amagara. Liza, ubundi se ubuzima n'amagara bitandukanira he? Ubuzima ni ubuzima buzima. Umva iki cyamanyaguritse. Nyine ngereka mbikubwire uko mbyumva. Ubuzima umva nkubwire ubuzima ni ubuzima buzima bwo kubaho. Urumva? N'amagara.
amagara nayo ni ubuzima mwese udafite amagara waba ufite ubuzima amagara ni iki abahi amagara ni ubuzima ntaho bitandukanira nagomba kumura kivuga ati kandi nagisukisha amagara none se reka amagara n'amagi basutse amagara waba ukiri muzima se nyine kuki abasizi bayasuka amagara ni nka kumwe umuntu yagukubita nk'ikintu amagara agasohoka ubwo amagara nayaheze ntayo mu muntu tuvuga umuntu akuse ngwenda nk'ingume ku mazuru cyangwa mu gahanga akora amaraso araje ara niyo magara oya ni amagara cyane hubwo ni amagara barumva amagara ari nk'ukuntu umwe kazi kagusyonyora niyo mu nda bigasohoka barumva ariyo magara noneho hari umusore mbabare uranyibukije kanzibari hari umusore imodoka yakubise imana imuhiruko ridashira Imana simpamya yuko azanaruhuka ariko Imana yo kubera ko nta kinanira yabikora Imana imodoka yaramukubise yari yambaye abajene bo murabizi yari yambaye inkweto ya timba urumva akaba yambaye agapantaro hari yagezweho tuno dupantaro tw'uducupa abantu bitaga uducupa muratuzi kamufasha ahantu hose akaba yakubisemo umukandara ipantaro yayambariye hano akaba yakubisemo umukandara aragenda yihambirira munsi y'ikibuno neza ipantaro yego akaba yambaye igikote cya danje na timba koko wareba n'ukuntu ari umusore ukabona gukubise n'ingumi ntiwazongera kubaho no mu nkuru ntiwabarwa uzi ikintu cyamubayeho yari yasinze mu muhanda ari kugenda imodoka yaramukubise mana ipantaro irasaduka agenda tumubyindi yatakaye nko hakurya hariya Mana yaneye ndavuga ni Mana we azanye amagara umwana w'umunyarwanda huye n'ishyano ngo muki oya buretse ngo umusore yari yapokese wabonaga nyine ko nta kintu kibaho cyapfa kumubasha buriya asa neza hari ukuntu tubona umuntu yari yarize hari ukuntu ubona umuntu urumva ukabona arimo kugenda yigize gutya ukabona yabaye gutya ukabona ni danje akagenda yambaye inkweto ya timba abantu muyizi murayizi yambaye ipantaro yayigejeje ahangaha niho yafungiye umukandara hejuru hari boxer yambaye urukote rwa danje arimo kugenda ameze gutya dore ukuntu abagenda dore ndeba dore abagenda atya agenda atya arangije imodoka iraza ngo mana ipantaro yahise ipasuka hano ku kibuno urumva irapasuka imera nk'igitenge ukajyana nk'akantu k'agatenge kwa kundi umugore aruga kinyerera kwa kundi umugore urumva agiye nk'ahantu agiye nko kubyara noneho bikanga akabyarira mu nzira kwa kundi bahita bamukinga agatenge hano imbere bakabanza imbere ipantaro yahise imera nk'aka gatenge bakingaho imbere inyuma yasigaye yambaye ubusa urumva yagiye atumubyindi ataka nko hakurya hariya ndavuga umwana we ahuye n'ishyano ako Imana imworohereza Imana yera ngo ki ariko Liza ubwonko bwawe baba barigeze bafata reba nko gufata imisumari kwa dusuma dutoye cyane tumwe twanyuma tubaho mwashya muri moto ngikagenda itumwuka oya udusumari bafatisha udusinga tw'amashanyarazi bashe bagajomba mu batwita ndewe tira n'amazina yego batwita nde tuba dufite agatwe gato cyane dufata no mu nkweto kaba kareshya nka gutya ariko gafite agatwe gato cyane bakita nde koko nize construction koko bakita gutya kandi udusuma tuyo kumera bakona no gutera ahantu bakudekora bakafatira ahantu bakudekora tuba tumeze nka pengre yego ndibaza buriya nta kuntu ukiri uruhinja baba baragafasha kagatebeza mu gihori hore kakaba kiberamo imbere we ntago wagatebezamo ninde se wari kugatebezamo ko mama wanjye apfuye mfite amezi 3 kandi ko kuva yarahise nyine muri amezi 3 wakureze akwakiriye kugihori kiba kitarakomera nako baragafasha kagatsindagira kakaba kakubamo buriya aho sinari impari wenda byashoboka aho sinari impari ubwo yarapfumaguritse ngo nta wamenya nako n'ubundi harya buriya umuntu apfumutse saa itagira intoboro hari izo navukanye keretse wenda sinzi niba hariyongeremo izindi uvuka se wari uhari wenda waranazimeze
kuvuga utaruha ni ukuri kw'Imana iyo ndirimbo ku izina ry'Imana nayumvishe ni izina ry'Imana mvuka iyo ndirimbo ni ukuri pe Mana niba wenda narabyumvishe nabi cyane njyenyine basi nta kindi ngusabye njyewe mvuka iyo ndirimbo nayumvishe ngo nabanye umugabo wa mugore yaciye nabanye umugabo umugore wa mugabo yaciye yikoreye imyenda ye nese urumva atariyo wavutse irimo ni ukuri iyo ndirimbo navutse irimo uri uruhinja mu ndirimbo ye n'imbere y'Imana ni ukuri kw'Imana umva narayumvishe Liza uko biri kose wakugeza hariya basi ugira mituweli hoya uyobeye ko nabyaye 100% bakanca none wowe neka amakuru ngo Karayesi bavurira ngahe nisaba bitakomeye nzemera nkujyane uzanjyana suzi ngo Karayesi bapfa gufata ibyo babonye byose bo bakwemera ari ayi wewe Karayesi kugira ngo ujyane y'umuntu bisaba kuri umuntu shyushye ufite inote urumva umurwayi wawe bakamwakira neza urumva bakamwitaho nawe uhari ntabwo Karayesi bajya bafata umuntu utagira nyirawe nyine navuga ko uruwanye nka kwishingira woneka amakuru ukanyishingira ukahaba nkajya nkuvuza nimbura ibiryo Karayesi ko bagira ibiryo bagaburira abarwayi bisanzwe bakajyana n'ibiryo bagaburira abarwayi bakunda ibiryo uzarya umuriro n'ibyangura ry'ideni n'ibyangura ry'iminwa ntago narya iminwa ibyangura ry'umwana witanye ntago narya iminwa uzarya indimi nzarya umwana ni Karayesi kuko nta wundi muntu wakubona akabona ko uri umusazi akabivuga ati yakubona n'igisazi ntago wabona ko ndi umusazi njye mfite abana 3 nibyariye ndera nkagira n'undi umwe nawe ndera wanjye bantu bamuzi baramuzi witwa Koboyi angana iki ubu ngo bagize nk'imyaka 9 nuwawe nawe bageze mu wa 3 primaire ufite abana 4 ndamurera abana barerwa na Liza bameze bate ndamurera kuva uzabaza abana banjye bafite ikinyabupfura baza bacunga abana banjye bafite ikinyabupfura sobanura nabyaye ejo bundi ku mwaka umwe nzaguhamagara ari nko mu gitondo cya kare nka 10:00 uzureba haryama ntago azaba kinyara nabonye batipe bacunga parike ya Nyungwe banga abantu bajya kwasama inkwi gushimuta zara nyamaswa zirimo ibyondi n'iki kuno bari Karume ibyondi ni ibihe ni nyamaswa zijya kumera zirutaye injangwe gatoya bari imikara n'imyeru kunda ziraryana se webwe barabirya bo ntabwo ziryanze ko naho abantu bari ahubwo ni suforume ijya kumese ni hafi ni nko mu muryango umwe n'inkende tubikuye ngo byumve neza ako ngo n'inkende we ngo ziraribwa nabonye muri Kongo baziri abihorero na abakongomani nyine wari waca muri Nyungwe ugiye Rusizi ntago ndagira Rusizi nta nubwo byakoroha kugira ngo ngire Rusizi nkunda abantu b'Rusizi izo nyamaswa rero kuntu zimeze ariko ntago byakoroha inyamaswa kuntu zimeze zikunda abantu kuko usanga zikugenda ku muhanda ariho zibereye umukara ariko RDB ntibyemera nyine ariko cyakurya wowe nawe ukiryana ubona n'ibinyamaswa nyine gushima inyamaswa zifitanu zagenewe kuba ni mu cyanya cy'inyamaswa ngo zisanzure zibyare ndetse nguzanye kamwe kazabaho gate ubwakuye kubasha mu buzima katamenyereye ariko urumva ugiye kubishyira wazana ebyiri ukazana ingore n'ingabo nuko se meshakura urashaka n'ibiti bizayezuriramo none se bo nta inyamaswa z'ishyamba zikeneye kuba mu ishyamba nyine zigenewe kuba mu ishyamba kuko hatabayeho gukumira abantu barushimusi hari inyamaswa zacika ituriye se yabiki wowe nyine mu buzima bwazo nese Liza ubo inyamaswa zigushimusi zikagera mu ishyamba kandi ubwo zitahana kwica ntacyo babangamirwaho zimpa ibiryo nyabiryo nkarya nk'umubwizi warongorwa n'iki muri izo nyamaswa si wabura n'imwe ako ntiwayibura so nk'igitera nticyaguhamya ingagi igitera cyaguhamya wowe uha n'ingagi mwabona cyangwa imbwa oya imbwa nawe imbwa zirapingana ntiyapfa kukwataka ntabwo nanjye nakwemera imbwa rege byo ndike ngiye kuvuga bikuna ko biri hafi y'abantu bari kase kwikorosa sanga ndi nk'abasirikare bahariya cyangwa se abandi bantu hagaze bagiye kugira ko bakemura ziba ziri hafi aho babiha n'imineke bamwe uretse ko atari byiza inyamaswa zigomba kubaho mu buryo bwazo bwisanzuye
oya ariko nanjye ndabyifuje rero nanjye kubwira aba bantu ikibazo cyanjye ni kimwe kubana n'akanyamaswa mu nda mana akanguha inkuru nakodesheje inzu ahantu mu gipangu nararenga aho hantu nyine nkurikije ukuntu bacunga amaparike baba bari Karume ijisho ryarashiririye mbona n'abana bafite uburere bakwiye kuri Liza bagomba kujya gucunga amaparike. Reka nkubwire abana bafite uburere bankuyeho ni abana batese urumva kandi bazi ubwenge bari seriye na seriyezi uti kubera iki njyewe ntabwo nderesha umwana inkoni uri sindera ibuye urumva sinderesha umwana amagambo mabi urumva ahubwo nderesha umwana ibiganiro urugero buriya reka nkubwire mana wowe mu nzu inyamaswa niyo wabayemo ifite inyamaswa nta nzu nabayemo irimo inyamaswa nta n'imbeba se reka nkubwire reka nkubwire inkuru nagiye gukodesha ahantu inzu mpageze bankubita inzu ndayishyura ariko ubwo ni kwa kundi uba wimutse ahantu mu buryo butunguranye ukavuga ati hariya mpabonye inzu kanyishyure batarayintanga ubu ninjye kwitegurira ibyanjye inzu mba mbakubise ibiceri mba ngiye gutegura iki iby'uko ngomba kwimuka sinje kwaka urufunguzo maze kuzinga ibyanjye nje kurwaka ngo nkorope njya kubona nsohotse muri ya nzu mvuye kuyikoropa njya kubona mbona ipusi iraje ngo pyo iciyeho igiye mu nzu wapi iritambukiye kubera ukuntu nyitinya umutima urambwira ati aha hantu uzahabana n'iyi pusi ubusanzwe ari iyawe sinabivuga mbitekerezaho gusa ntambekana n'umuhungu wari wayindangiye w'umukomisiyoneri ngiye kumwishyura ndamwishyura maze kumwishyura ndamaze nako ino pusi tubonye ni ya hano ati ni yabo ati hano kwa Hajati ati ino pusi ni yabo kuva kera mpita mubwiye ntimamagarira Hajati Hajati araza ubwo nishyuye na komisiyoneri umva kuntu abantu bakiranye nyabashya koko ubwo si mazije nyirinzu ntanyegereye ndamaze n'inkubazi hajya iriya pusi ni yawe ati cyane none se nta kuntu mwayica ati icyo ntigishoboka nta kuntu se mwayirukana ati icyo ntigishoboka ubwo rero nsubizanjye nigendera hari mu kwa mbere ubwo nsubizanjye nigendera ati ntibishoboka naho abana bagiye ku ishuri none se byibura usigaranye angahe nari nishyuye amezi 3 ati nsigaranye ukwezi kumwe ipfa kuko mpa nigendera kubera injangwe ntago nabana n'ipusi ndayitinya ntago byakunda witinyira ikizi ipusi yitendetse ku mujene hano imwitendekaho mpaka iciye imbeba yamuciye imbeba kabisa mbireba yari umugabo muntu imbeba yikuraho iyi pusi yamwitendetse y'umuca imbeba urabeshya yego nyagasa muretse nkubwira ukuntu byagenze nabona ari impari umusore twari duturanye yarambaye ubusa umusore twari duturanye witwa Diye yizaniye inkumi ashaka akamurika azimirira mu kabindi arangije ayigejeje aho ngaho ayitekera inyama azisiga ku mbabura mu gikoni arangije ajya hehe muri dushe gukaraba kugira ngo aze barye akamurika ahita akazimirira mu kabindi ntavuye muri dushe ntagarutse asanga ipusi mu gikoni iri muri za nyama ahita azana rakirete waje guhangana nayo ubwo akenyeye isume urumva bamaze no koga na mbogisa nta bize ngo rutumva incyuro iri imbeba agikubita gutya ipusi yahise isimbuka bwa mbere ifata ku gikuta n'inzara ubwo reka nkwereke ubwo yahise isimbuka gutya ivuga ngo ibifashe ku gikuta n'inzara arongera arakubita akubise isumi birataka ipusi bibonye imbeba yewe yayitendetseho mpaka yiciye uwo mugabo ko yarapfuye ntabwo yapfuye yagiye kwa muganga baramuvura arakira yameze indi mbeba hoye ndisiramera yobe kara nk'amenyo ya bukuru ntabwo nari impari none dusoreje aho ngaho Liza iyo mbeba yawe rero bivuze ngo uwo mugabo ntacyo mwavuga kuko umugabo udafite imbeba ntacyo mujya muvuga nawe